Ese wajyaga wibaza uko wareba TV z'isi yose ukoresheje telefone yawe gusa kandi ukabikora igihe ushakiye? Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka, nguhaye ikaze kuri iyi channel, kora subscribe, like, share na comment dutangire. Ukuntu rero wabikora ukaba wareba televiziyo zose, uragenda muri Play Store yawe cyangwa se App Store, usacinge application bita TV Garden. Urabisacingamo, baraguha izi ngizi, numara kubisacingamo urategereza baraza kukwereka application. Tubaduhaye ebyiri ariko turahitamo iyi ngiyi ya mbere yanditseho TV Garden Video Player. Iyi ngiyi ngiye gutungaho agafuresh, utegereze neza kugira ngo utaza kudownloadinga itariyo. Dore n'iyi ngiyi ya mbere natunze agafuresh, urayikandaho nurangiza ukore install. Urabona ko tugiye kuyishyira muri telefone, urakandaho kuri install. Nta nubwo bisaba megabyte nyinshi cyane, urabona ko ari nke cyane, 22 nizo zonyine bisaba kugira ngo ube wageza muri telefone yawe uyikuye kuri Play Store cyangwa se App Store. Turategereza ibanze igere muri telefoni, urabona ko igiye kugeramo. Noneho nimara kugeramo nawe uraza gukanda hano handitse ngo open, urakandaho. Numara gukandaho utegereze, biterwa na internet ufite. Noneho ibindi bari kukwereka ntabwo ari ngombwa kuba wabisoma, kuko n'ubundi ugiye gukoresha application uba ugomba kwemera terms and conditions bakubwira. Uraza ukande hariya handitse ngo agree. Aha ngaha kuri rino bara ry'icyatsi kibisi hano ngiye gutunga udufureshi kugira ngo mubibone neza, tugendane step by step nta n'umwe usigaye inyuma. Dore n'aha ngaha ndi gutunga udufureshi. Urakanda rero, urakandaho kugira ngo bizemeze. Numara gukandaho urabona ko uri kurodinga, urategereza kano kantu kagere ku 100%. Urabona ko kari kuri 11, kari kugenda kazamuka. Urabona ko bigeze ku 100%. Hano rero bifungukira, urabona ko hari ibihugu byinshi bitandukanye ushobora kuba wareberaho TV cyangwa se chaîne runaka ushaka kuba wareba, cyangwa se ari amakuru ukeneye aho wayasanga. Urabona ko hari ibihugu byinshi cyane byose birimo. Uraza scrolling ushakemo igihugu kimwe ugiye kuba wakoresha cyangwa se wareberaho amakuru. Njyewe rero ngiye gukoresha igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni ukuvuga ngo ndaza nyishakemo. Gishakamo bitonze neza usoma amazina, kuko ushobora kugenda uzamura ko ari amadarapo menshi cyane, ushobora kuba wakinyuraho cyangwa se bikagutwara umwanya munini uri kugishakisha. Uragenda ureba nyine idarapo unasoma, urabona ko bigiye byanditseho. Ugiye ngiye gukoresha u Rwanda, ngo ndaza mpigemo igihugu cy'u Rwanda neza nitonze. Wagakwiye kuba uri gukora subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video nziza tukugezaho. Ukarayikinga ino video ndetse ukanayisharinga. Urabona ko twamaze kubona u Rwanda rero rwanditseho Rwandaise Republic. Urabona ko ni urunguru ruteganye na Russian. Dore n'urunguru ndatunze agafuresh kugira ngo rero ube warebaho TV zo mu Rwanda. Urakandaho nyine nk'ibisanzwe, ngo nawe uraza kureba igihugu ugiye kureberaho amakuru, uraza kugikandaho. Numara kugikanda birakwereka amasheni cyangwa se ama TV atandukanye. Hano bari kutwereka BTN TV, BTV, TV1, zose ziba zirimo. Wowe uraza noneho ukarebamo iyo ushaka. Tuvuge urugero, ngiye kureba wenda TV1 cyangwa se TV10, azi ko wayikandaho. Urabona ko rero televiziyo zose ziriho, cyangwa se amashini yose ariho, na yose agiye atandukanye kandi ni menshi. Uraza ko wowe wahitamo iyo ushaka, cyangwa se bitewe n'amakuru ugiye kureba. Urabona ko ari nyinshi rwose kandi ni zose. Urakanda rero kuri televiziyo ushaka kureba cyangwa se chaîne, jya akazi kuri TV1. Numara gukandaho urakubwira ngo download the video player, return to the app and it will work. Ikindi ukora rero, urabanza downloading kandi ka application ngiye kukwereka. Urakanda hariya handitse Google Play, hano natunze udufresh tubiri kugira ngo uhite ugera kuri Play Store. Bano bahise bakatugezaho bakita Universal Video Player. Kano nako rero urakinstallinga, ubundi
ugashyire muri telefone yawe kugira ngo noneho uze gusubira muri ya application twadownloadinze bita TV Garden, ubundi uzi gukanda kuri ya shini noneho uhita ubona amakuru aza ube wayareba cyangwa se wayamenya bitewe n'icyo ukeneye. Ikindi gihe ntabwo nze kuba nafungura kuri amakuru ya TV1 kugira ngo utaza kuma copyright. Murabizi neza ko bo aba ari kuri social media, kuri YouTube cyangwa se ahandi hantu runaka. Ndamutse mfunguye amajwi bakaza muri no video ndi bushyire kuri YouTube baza kuma copyright. Urabona rero ko video yacu yamaze urabona ko application yacu yamaze kugera muri telefone batubwiye ngo open. Ikintu ukora rero hanyuma rero numara kubikora urasubira muri application yawe twamaze kudownloadinga bita TV Garden, ubundi ujye kureba ya televiziyo bita TV1 nk'uko twari twahisemo. Rero guys, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazagicikwa na video nziza. Urakanda kuri iyo televiziyo wahisemo, ugenda muzi kuyikandaho ni TV1, noneho utegereze. Urabona ko iri kurodinga, ubwo amakuru agiye guhita azamo, ubundi ube bayareba. Ariko njye ntabwo ndi buyishyiremo kugira ngo bataza kumpereza copyright.